nta n'inyoni ikoma mwana yanjye ngiye kubirya nitonze nta n'umuntu ntaye bariya abaturage bo mu rugo guharira utwana twabo tukazi iwanjye ngo nuko nsa nka papa we birambiwe ngiye kubirya shumi mbese mbwa waba ukereye ndabona uri kugenda wazindutse ariko nanjye nzi igihe ujya ku kazi kare ariko nibyo byiza ese kuri kurya wenyine ko nanjye nshaka nese mvukana nawe kurya njyewe nta kintu bitwaye ibiryo nabiguze ari ibyanjye njyenyine ngo nawe ushakaho ibi ni iby'umuntu muri kubona ibi ari ibiryo byo gusangira abantu ahubwo kandi urama nanjye dore nipfura nanjye mbafite impambara yo kugira ngo wenda umuntu areze kuri utu turya ahubwo ngize amahirwe nta kibazo ukoramo wa mugani no kurya ukarenzaho utuntu ibintu bituruka ku bihingwa ni byiza ariko nyine nawe urye uzi neza ko utari kurya ibyawe nta burya inka nka nyirayo ibintu ndajya mfata ifiriti nawe ufate ifiriti none se hanyuma imineke urarya ingahe se gihe ntabwo uri burya imineke birya turabireba nyuma ariko se sinakubwiye ngo nta burya inka nka nyirayo ndafata ifiriti nawe ufate ifiriti ari njyewe nyiri ibiryo none se ndajya kurya ibishyimbo wenda ifiriti ujye uyifata rimwe ufashe ifiriti eshatu urya imwe niko uhere ku bishyimbo mujye mure nta kibazo ariko buretse ariko se kuri gutamira ibiruti byanjye ari njye waguze ibiryo ariko se umuntu azajya abahaye urya njyewe utw'abandi reka turaryoha urabona ibi ngibi mfashe urya kimwe cya kabiri cyabyo ntukarya ibintu nka nyirayo usangiza kandi n'abandi bashonga wongeye gutamira wongeye gukoramo ibintu bingana utyo nta nubwo wakongera kubikoramo gute se kandi ngende siriyazi umuntu araguhaye ugize imana none ushaka no kurya nk'uko nawe arimo kurya ndagukimanye hari cyose ariko wareka kubanza nkarya urya uruhande rw'ibishyimbo aha urakoraho nk'uhaye uburenganzira ku ipirawu ngahirya gutya ngahirya urya hiha uretse ngahirya gutya kw'aka gace ako ngako uri kubona akatu kari inyuma y'ibiganza byanjye hano uretse wese ipirawu kuri kurya wenyine humura ntabwo yashira igihe kiragera nawe uramenye ntabwo wireme jya umenya ko nanjye ntaye ntireme iyi mineke se urabona yo itari burye ukaza kuyirika ukumva ko umeze neza akose ubonye tubigejeje kimwe cya kabiri none urayimpara iki gice dore utundi nkuhaye urajya urya ibyo nkuhaye guhera kano kanya igibyo yora se ndeba ibyo ngo buretse gukoramo nkoremo uraza gukoramo nongeye kukubwira ariko none ninde uzi guteka gutya ngaho hirya ni iki ngiki icyo ngicyo uribeshya ugasatira urubibi kuma nk'uhereza ingurube uribeshya ugasatira urubibi rw'intoki zanjye urahita ubiriha najya njye no mu buyobozi kubirya ubu ni ubugegera ubwo si isoro ako se buretse nimba nkuhaye ikintu ngo ukirye inshuro ebyiri ukagitamirira rimwe buretse ntamire kabiri nawe urahita wongera urye rimwe ndetuwa none se mari kuni ngahijya nawe ungegera action ibyo ko biryoshye nabuzwa n'iki se kuvuga ko biryoshye reka kabandi kararyoha wabimenye nkanyinyira umwana baraguhamagaye hano ariko sinakubwiye ko ya gahunda turi bwayikemura ariko turayikemura nta kibazo sawa dore buretse aribyo ndimo kabisa sawa bangonda nawe baburiye mpindukire asanga ibiryo ubibazemo uri kunukira ku byanjye imineke urariye umudigi uricaje uratebetse wabaye nka ngubu nzi turi gusangira gute dusangira gute byari byo wampaye ngahakira utudushyimbo udushyimbo imizo nzara ureke kumbwira ngo mpaye ibiryo mpaye inzara ngo ngumaye dusangiye igisorori cy'ibiryo none utangiye kwivugisha nivugisha mu bice kandi dore n'imineke yanjye dore n'isiri ryose warimaze debera wallahi n'uzira ry'Imana ese wavuze ngo turayirenzaho nanjye reka njyane n'igishishwa kugira ngo ndebe ko nahaga
ubwo uranyuriye n'ibiryo byanyuriye wari uheruka kurya agapirawu ryari agapirawu bajya bakaguhumuriye ukiri no mu muhanda nose umuneke wanjye se uriye reba dore imineke dore wamaze noneho n'ibiryo wampaye inzara zonyine ntabwo wampaye ibiryo maze ukagabanya amagambo ukarya ntako usanze none se hari ubwo wambwiye ngo mbe ndekeye kurya rero se waguha ibi ngibi njye wagiye kuri fone ntabwo wambwiye ngo mbe ndekeye nese kuki utanyibukije weho kandi wabonaga ese ni ngombwa nkubwiriza ntabwo wakwibwiriza uretse gatoya kanzi inzara wajya umenya ko wowe reka nkozemo naho wacishije umuhumuro w'ibiryo ndebe ko narenzaho nanjye dore umudege wegetse aho ni igishesha nyuriye ni igishesha ariko si ibyanjye si ibyanjye cyakora ugira inda nini nitabe telefoni naho ubwo kumbe umwana yihengetse urusororo wenyine arimo ararurya hari ubwo se wambwiye ngo mbendekeye kurya ujye ukora siporo ariko urebe ko umudimbiro wagabanuka ariko ni amazi si ibyanjye ndiye ibyawe wakuye hese waremye mvana bino bishishwe impande none n'ibite ngomba kugukurira n'umwanda nabyijyanira kandi uko utari kunshimira ariko ntushimira mu bice se wakoze iki gikoze umuntu uguhamagaye arankoreye nari mfite ubwoba ko turabimarana ariko nta kibazo tuzahurira hari nongere vuba ese kutavuga ngo urakoze ntago wariye oya ntago nakoze kuko ntago waba wankoze ibi ngibi ngo umbwire ngo mpereze inzara zonyine nabwo warushigaje waba arizo ngomba kurya se ko mbona uri kwambarara ngome ko nari nayambariye urugamba urambara urugamba uri wese urugamba se mwana nari ngiye kurya ukandira ku twanjye guteze ajya naguteye ku biryo ubwo gize ngo ndishimye rero gerageza gutera ku biryo wabugabo ahubwo se reka ngende none se umva we wigende kandi nari mfite amatsiko gukubaza ahubwo se ibiryo ni ibyo uba waguze nibyo uba wapfunyitse bimeze bite sha nibyo mba napfunyitse ahubwo urahombye ubundi mbafitemo na karindwi k'igikoma kare urabe napfunyitse da ngenda apfunyika urapfunyika nk'abagore abagore sibyo birakora ariko kuki nzi ko neza ko nta iyo ntapfunyika iyo ntapfunyika ubumizi icyo ushira mu uyu umutiba se wo gusa umudimbira kari wo wikoreye reba waranikowe jewe ariko dore reba mfite mu ndajya ni nka Yesu kundira ibiryo none uhise unyurira ubifashe nabi kibyo utabimbaje imbere tutaratangira kurya jewe bikubaza ubona ibitekerezo ari uko maje kumira keretse ahubwo ndarataye roho cyangwa ubwongo oya ubonye ibitekerezo ari uko umaje kumira mira gutese ngo urabona afite umunwa wo gushyiramo ikiyiko nawe hari igihe ruzakunanira nese nyine ndi gupfunyika gutya mfite umugore ariko urumva wakura ibiryo mu isafuriya wa mugore wase yagiye he ako se bundi wanarwubaka bundi ntabwo warwubaka impamvu bitewe n'uburyo urya na peti uramaze neza burundu mana nese ujya kuri fone wigeze umbwira ngo ndekere rega iyo nda yawe yigabanye mana gerageza kugabanya iyo nda uje kwa dusangiye wowe siriya mineke wari ugiye kuyifumbiza umurima ntawe utagira inda byemera ariko nanjye ariko inda yanjye ntago ariyo yansenyeye ntago ari inda pe mwese ntimukabifata uki twari mpura n'abandi bantu bambwira ngo mpamvu ntubatse ubwongo ni inda yanjye nese mbere narapfunyika ahubwo reka ntiwegama hano utabirinda kujya hepfira kuko kuhaga cyane inda yawe dore ndabona imeze nabi wenda gushwanya ariko njye ibyanjye ibyawe wahinze se uriye ni ibyanjye oya ariko mba nawakoze kandi nkureke ndumva ibiryo byanjye wajyobera nagusindishije wajyobera gusindishije kandi si byiza kurya ibintu by'umuntu ngo uhite umucyurira n'ibikote bibi wowe nyiranda se wowe se nyirakajogo k'intuzi utuneke twase nkano ukandira umuceri ndamaze yerewe urimo urava he maye aho neza shaka yararuto amakuru kutashye kare nditahiye wabuze akazi ni akarangiye usigaye ukorera he dore nkorera epfiriya mu cyumbati ariko kabuze se ndabona utashye kare nyine nsigaye naha kare kubera ko ari njye uri mu rugo njyenyine ndi mu rugo njyenyine wa mugore wawe yaragiye se yawe ibyo uriya ni kera habayeho sinari mperuka no kumwibuka ahubwo ni wowe mwaratandukanye ni ugutandukana se ni ugutana muri ikintu gitandukanye mama Kevin yaragiye umwana se yaranyuze Kevin twamwohereje kwa nyirakuru ariko mana yanjye ngo z'iki gihe we usubayeho utesha
mbayeho gutya Kevin ndenda no kujya kumuzana nkamujyana mu rugo akava mu miryango y'umugore ariko rero yarampemukiye ntabwo nshaka ariko abagore bo mana yanjye abenshi bamwe muri bo ni ibima umuntu w'umugore agata umwana we nibura si yajyana umwana ukuntu nari ntangiye gukora udushinga umwana wanjye namushize mu kigo ukuntu bogezaga umugore wawe ngo ni imfura abantu bavuga ati ntabwo bazatana ntabwo bazi inkoni nararagaho buriya ngize vuba umugore yarankubitaga mama Kevin yarankubise ubu sinkirira muri uyu musayandira kandi ntiwajya kurega se ngo umugore arampuraga ntabwo izo mbaraga wazibona kandi wibeshye ukamukoza uruhi suzi ko najyaga muri siporo nkambara agakabutura nese n'impamvu naretse siporo ni yarankubise aha habaye umukara ntinyagwambara ikabutura ngo batahaba koko mama Kevin we yarankubitaga kandi se sha ureye kuntu abagore bahawe ijambo ibeshya umukozi urushyi bahita bakuriza pandagari kandi ubu mwabonaga mbyuka mu gitondo mukagira ngo ni amahoro iwanyu cyane rwose twabafataga twigeze no guhura nabyimbye itama ndakubwira ngo nagwaye iryinyo twabafataga nk'intangarugero mu mudugudu nk'abantu babanye neza ahubwo ntunguwe no kumva mama Kevin yaragiye uribuka cyagiye duhura nabyimbye itama nkakubwira ngo ndwaye iryinyo burya yari inki za mama Kevin ariko se sha urugo rumaze umwaka umwe uko ko muhise mutana koko none se niba atari ibanga sibyo nanjye ndi umugabo mugenzi wawe ikintu nyamukuru cyapfuye n'iki ko ndi inshuti yawe mama Kevin reka kubwire jewe narahahaga nahaha ibiro 15 by'umuceri ati hakwitekesha kanusu kandi urabiza akazi gasaba kuba wari ufite imbaraga ubwo rero yateka kanusu nkaza nkagira ngo yariye n'umwana none se mwapfuye ibiryo nkahita mbirya nkabimaramo nzi ko bo bariye kandi yabaga yatetse bike kandi erega babivuze ukuri koko najyaga numva abantu babivuga ngo ugira inda nini nkagira ngo barabeshye nese ubwo urumva ari ugupfa inda ngewe niba mba nahashye ngomba kurya nkahaga urumva ubwo umugabo ntihaha ubwo kariya kazi nkora ntariye ajya byo kwitekesha akanusu k'umuceri kandi uturushe tubiri ubwo rero bivuze yuko mwapfuye ibiryo ni nk'aho ari ibiryo usibye ko wowe urenga wagabanyije iki gihuru cyawe usibye ko nyine wowe uri umuntu w'umugabo ntabiguhisha nk'ubundi twapfuye ibiryo ariko se ubindikwiye kuguteranya n'umugore wawe ariko se uriya mugore atari igihomora ubu ngubu guteka ibiryo bihagije ko mba ntabihashye guteka ibiro 3 by'umuceri ni ibintu bigoye ko amasafuriya manini nayaguze hanyuma se ko mama Kevin naganirije na wa mugore wari inshuti yakambwira ko mu buriri nta kintu ushoboye mu buriri ngo yagiye avuga ngo aguserereza none nyine mu buriri nari ndashobora iki kandi nabaga nari uturyo duke kuzi ko umudiho uva mu itako koko nago ariko uyu mugabo noneho ni igitangaza nyine mu buriri nta kintu nari nshoboye kubera nyine uturyo duke yaba aho rero buriya umugore menya impamvu nta nubwo yagiye kubera ariko ubu ngubu sigaye nitekera ibiro 2 byanjye by'umuceri nkamenya ngo ndabiriye ukumva uratuje nta kibazo none niba yarananiye niyemera azateka ibiryo bimpagije tubane cyangwa se asanga ise ngiye nta kintu bintwaye ahubwo mama Kevin ndamugarukiye impamvu yagenda yumvise icyambere yabonye atashobokana nawe kubera inda nini ufite icya kabiri mu buriri nta kintu wari ushobora gusa wari umugabo ahubwo ko warutwaga nk'indabyo nka ziriya ndabyo ziri hari yatetse ibiryo bimpagije se nanga gukora akazi mu buriri ega buriya umugore nubwo waba utunganyira gahunda neza nubwo yaba arya dukeya ariko byose nta kintu wari ushobora buriya icyampa umugore nk'uwawe nakubaka nk'uko nawe uri kwifuza aha risubiza wabona nawe uri mu banse risubizaho ndi kumwe uramugarukiye umugore garukira iki kandi dore muba mu itsinda rimwe reka mwigize abayobozi namwe muri bantu basenyera umuntu ndaramuka amenye ko none wamenye ute ko mu buriri nta kintu ushoboye nabibwiwe n'abantu ariko ubu mama Kevin ko kanyanga ahita agenda ari no kuvuga ibyo mu cyane niwe wagiye abivuga rwose kandi twapfuye ko yateka guturyo duke ikindi nanone yagiye kubivuga bikuye he ikindi kandi nanone yagiye avuga ko nta mugabo ukurimo ngo uri imbwa ngo ugira inda nini ngo mu buriri nta kintu ushoboye kandi ko ndi imbwa ntibivuga umwe maze kubyumva ahantu henshi ko udashobotse yavuze ko ndi imbwa ubu usigaye uteka rwose ukikaragira ubugari mu isafuriya ugashyira muri icyo gihuru cyawe umwana ari kwa nyirakuru umugore yaragiye ahubwo bitewe n'imbeba nsigaye mfite mu nzu niba ariko inzu nta muntu uyibamo sigaye nanabigendana nkabirya nshonje iki gikapu wari wapfunyitse se wewe rero ariko abagabo baragwira ubaka washoboye kubaka ako nawe utaneza rubanda kuba nkubwiye ko ngenda n'ibiryo niyo mpamvu wazajya uhura muri superi ariko se ni wowe nzi cyangwa ubaye imbwa kugera aho usigaye unapfunyika ibiryo ko ako gupfunyika ni ububwe none se mbisigire nde mu rugo umugore n'umwana bawe gupfunyika ntago ari ububwe sibyo kuko n'abantu b'i Buraya barapfunyika biterwa n'umuco w'ahantu n'uko umuntu abyumva ariko noneho ikintu gitangaje ngiye mbana n'umugore akagenda ari njye ubigizemo uruhare
kubera ko ntashoboye ntabwo nabona imbaraga zo gupfunyika. akari kuwundi karahandurika. None se umuntu mwapfunyika kubera iki? Wagiye urya resitora se cyangwa? Ahubwo byo bireke unshakira umugore uzi guteka ibiryo byinshi. Ibintu byo kwitekesha ikiro cy'ubugari mama Kevin umugore ntago yaranyicisha inzara narabaye yewe uri no kuninzaho nari nigiriye nta mugore washoboka. Nese urabona ntari kubyibuha kubera ko tsigaye ndibiryo nshaka. Icyambere ushobora gupfunyika ukiri umusore turakumvikana, ariko igihe washatse ibyo gupfunyika urabyibagirwa. Reka rero nkubwire abo wasanga waranapfunyikaga ufite umugore. Izo nama zawe rero urumva izo nama zawe nujya ugera kunda yanjye jya ushiraho akadomo. Kunda nta nama nkeneye nyine banza wumve umva nkugira inama none ashaka n'undi mugore. Inama ngiye kukugira uzayubahiriza. Icyambere ugomba kumenya uko witwara mu rugo nk'umugabo. Niba warabyukaga ujya mu isafuriya urebamo ibyarawe uri umusore, ibyo ngibyo wubatse umugore ntago mba nabihaye. Banza wumve ntega amatwi. Ariko icyo mpa si ukubirya nkasigira n'umwana. Kurya umwana si ubwo umwana uzabyukira mu nkono uwo mwana arya. None se nzajya njya mu kazi ntariye utariye. Njye n'isombe ya mu gitondo ndayirya yo muri firigo. Nimba wowe bikugaruka uzagume gutyo ntago abantu wa mugabo reka nigendere ndabona udashobotse. Baneza Gusa reka nkubwira nawe uzagenda umushake nyine wowe nimba wamugaruka. Nta mugore washobokana nawe gusa nzaramuka amenye ko washuhuje n'umugore wawe. Ubwo nyine nintabona umugore ushoboye guteka ibiryo bimpagije ubwo nzapfa nta mugore nzaye. Genda upfa urwo wagapfuye ariko sinzakubona unasuhuje umugore wanjye twabiba. Namaze urumva wabona umugore wawe yihahisha ikiro cy'igitoki njye yararatashye. Reka nkubwire yararatashye cyacyo ko rupfuye rubiki narinze ko rupfesheje ibiro 10 by'igikoma. Narinze ko umugabo muzima none nta kigenda. Yashesheje ibiro 10 by'ifu y'igikoma. Genda reka nigendere. Niyo mpamvu utajya ubyibuha.